turabasuhuje cyane abakurikirana ibiganiro byacu mu gihugu cy'u Rwanda. Mana bagire neza. Aha tuherereye ni muri Estrand Hotel. Niyo mpamvu dufata umwanya tukaganira n'abantu batandukanye kugira ngo tumenye nibihe ibintu basanzwe barimo barakora iki. Niyo mpamvu dusanze mushiki wacu hano kugira ngo tuganire. Uratangira twibwira amazina yawe. Witwa? Yes, nitwa Esther. Witwa? Niyobyose Esther. Niyobyose Esther. Niyobyose Esther niyo mazina yawe. Duhuriye hano twifuje kuganira nawe ku kigendanye n'ibikorwa ukora. Twamenye neza ko uri umukinnyi wa filime. Yes. Ukina muri ihe filime, ukina witwa nde? Filime umva ubuzima bwawe buganisha he? Yes, nyina muri filime yitwa Urukundo Saga. Ni filime nkunda. Ubuzima bwanjye nkeka ko bugana heza. Buragana heza uko ndabyizera. Ni ibintu nkora nkunze. Ndateganya ko hari aho bizangeza. Ubikora ubikunze Cyane. Ndabona ukuze. Ese ni izihe mbogamizi uhura nazo muri uko gukina filime? Ni izihe mbogamizi wowe ubwawe ku giti cyawe uhura nazo ku buryo umuntu wese wumva ashaka gukina filime yibaza akavuga ati ariko uyu mushiki wacu uvuze gutya nanjye izi mbogamizi zambaho kandi bigatuma nawe ugera ku ntego y'icyo nifuzaga kugera? Yego. No kuvuga ngo imbogamizi nkura nazo hanze hari byinshi biduca intege. Njyewe ubushobozi mfite ntabwo buhambaye ku buryo nakizamura njye ubwanjye. Binsaba kuba nasaba bagenzi banjye bandenzeho, kuba bansharinga, kuba bamvugira kugira ngo ntere imbere. Ariko harimo abaduca intege. Biriya bizakugeza kuki? Biriya ni ukwiyandarika, ni uguca umwanya. Ni uguca umwanya. Urucika intege wabyinjiremo utabikunze ntabwo waba ukibikoze. Mu by'ukuri urumva imbogamizi uhura nazo ni ugucishwa gucika intege kubera abantu bakubwira ko nta hantu bizakugeza, ibyo ukora nta musaruro bizabyara, nkawe se wagera hehe. Ariko reka mukomeze mubwire ngo icya mbere ni ubuhate kandi icya kabiri ni ugushyiramo imbaraga. Nushyiramo imbaraga uzagera kure kuko abo bantu bose ubona hano mu Rwanda wenda wowe sinzi imyaka ufite ariko njye imyaka mfite inyemerera kuba nzi ubuzima bwa bamwe bakomeye muri iki gihugu. Abenshi tuzi muri filime nari buvuge mu mazina, bari abantu bajyaga kwinginga mwambabariye mukanshyira muri filime. Umunsi umwe gusa filime imwe bakinnye amateka yabo arahinduka. Uyu munsi rero niba ufite icyizere uzagera kure kandi hari umugambi mwiza wo kubigeraho. Turagushimiye. Reka dukomeza kuganira nubwo hari ibigenda biguca intege ariko mu mikino ukina wumva icyerekezo gifatika cy'ibyo ukina bikora iki muri sosiyete nyarwanda? Ukina witwa nde? Ukina role zishobora kuguha icyerekezo kihe? Yes, njyewe nyina nitwa Cadette. Kuvuga ngo nkino role igaragaza umwana wananiranye mbega. Ukina warananiranye? Umuhungu ko nkina nk'inzoga. Ukina nk'inzoga usinda? Ntabwo wakina usinda ngo ufite ibintu by'umuco. Ariko icyo ngamije ni ukwerekana yuko umuntu ukora ibyo ngibyo nta kintu byakugezaho. Kigaragara cyo ndashaka kuzagezaho nzahinduka. Kugira ngo bagaragarize yuko nawe wabivamo kandi ukagira ubuzima bwiza. Kandi ukaba umuntu udasanzwe. Urumva ko ahangaha ukina hari icyo witwa uyu munsi ariko mu buzima busanzwe utari cyo, ariko wifuza ko abantu bareba ibyo uri byo uyu munsi bazabona impinduka mu bihe bizaza. Mu bakinnyi mukinana ninde muntu ukina role ukavuga uti rwose iyi role ntabwo nabasha kuyikina? Role zose byaterwa no kubyumva.
role yose wayishatse wayikina. ariko uyu munsi hari role umuntu ashobora kugutungura ati nyine ni role n'uyita uyikina. Role ntabasha gukina nyine nambaye ubusa ntabwo nabibasha. Gukina wambaye ubusa. Gukina nambaye ubusa ntabwo nabibasha. Ariko kuko njyewe ndi umubyeyi. Yego. Ntabwo ibyo nabikora. Okay. Niyo mpamvu nari mubajije ariko warumbwiye ngo byaterwa na role. Buriya hari role zigorana. Ariko buriya role yo gukina uri umwicanyi. Wayikina? Yes, nayikina. Umva nko muri societe bagufata gute? Bamfata gute? Bitewe nuko n'ubundi nibyo nyina biragaragaza ko hari uwundi uyu munsi ariko ejo hari undi shaka guhindukaho. Nayikina kugira ngo babone yuko hari n'ababikora ibintu dukina buriya akenshi hari igihe bibaho. Akenshi bibaho, akenshi ababikora barahinduka, nabikina ejo nanone akambona nahindutse undi. Ntabwo ariko nawe ameze mu buzima busanzwe hanze ariko nicyo ushaka kwigisha. Icyo ushaka kwigisha. Hari filime bita Shumureta wigeze uyumva? Ndayumva. Wigeze uyirebaho? Ntabwo ndafatwa neza. Mubwireho akantu gatoya. Yego. Aba ari umukobwa mu buzima busanzwe n'umukobwa n'ubundi ariko akina ari ahinduka diamond. Akica abantu, afata abagabo kabica akabatwara mu marimbi akajya mu ngo z'abana akazisera. Amakuru hari uyu munsi yabuze umugabo kubera ibintu yakinnye ari mutoya, yashakaga amafaranga, yashakaga ubuzima. Ariko we ntabwo wabwibyo bintu ushobora kubona kutari kumwe umukobwa ushobora gukina ari indaya, ushobora gukina gutya, ushobora gusanga abantu ashobora kugera ku rwego abantu bamufata nk'aho ari ukuri. Yes, ufite kubikina wenda arabifata nk'aho ari ukuri ariko ku muntu n'ubundi utekereza uzi neza ko hanze hatubeshejwe no gushakisha ntabwo yabitindaho cyane. Afite kuba yagira icyizere cy'uko ari ibintu ukora mu mukino cyangwa se mu buryo bwo gushakisha ariko mu buzima busanzwe atari kumeze. Njyewe isaha n'umunota ibyo nabikina kuko ndi umubyeyi mfite umwana umwe n'umukunzi wanjye ndamukunda cyane ndamwizera. Ntabwo rero ibyo byamuhindura kuko mbikora nabimusabye. Turagushimiye ku kiganiro cyiza turimo kugirana ariko turacyakomeje. None se ko hari abo tujya tuganira imbogamizi zirahari nyinshi zitandukanye ugasanga njye ntabwo nakina filime nta kintu ndi butahane, ntabwo nakina filime kandi ari umuntu wayitangije. Ndagira ngo tubwire umuntu watangije Future Film cyangwa Ghetto Life cyangwa Urukundo Series. Yatangiye mwaratangira? Yes, baratangira. Mwaratangira? Mwatangiye gute? Twatangiye ubona ari ibintu abenshi twinjiyemo tubikunze. Bamwe bagenda bacika intege muri bwa buryo nakubwiye bwa kana kumuvugiramo. Baragenda ubona ko abantu barimo abenshi turi bashya. Abantu twatangiranyemo dushobora kuba dusubiyemo turi nka 5. Urumva ko rero umuntu wayitangije witwumvisha ko ari kana ko wayitangije ahubwo yumvishemo yuko ibintu uri gukora wowe bikunze. Ubijemo ntawe uguhatirije. Nuvuga ngo tukiri aho ngaho ikibazo mu myumvire y'abantu bumva ko ari kana ko watangije ikintu ndetse ari iki. Ariko wewe imyumvire yawe igumisha. Imyumvire yanjye mfite gahunda yuko atari kana ko wayitangije. Ahubwo numva ko ari njye wabyinjiyemo njye ubwanjye ngomba gufatanya n'uwo muntu watangiye. Tugakomezanya kuko buriya nta muntu umwe wakizamura. Hanyuma rero ibintu byo kuvuga ngo ninde waguciye intege ni menshi. Menshi ntago wababara. Birumvikana. Ariko se ku kintu kijyanye na finance cyangwa ku kijyanye no mu mufuka. Nubu ntawe uri mu mubare w'abantu biyemeza akavuga ngo ngewe ngomba kuva iwanjye nkagenda ngakina ngataha. Nta muntu ndebyeho ngo arama amafaranga cyangwa bizangirira inyungu kanaka ngomba kumanza gukina ayanjye nyafite ku mufuka. No. Kubera ko hari aho nshaka kugera ubwo ayo mafaranga aramutse abuze n'ubundi wundi wanyishyuraga agize ikibazo cy'ubukene sinagaruka. Kubera ko hari aho nshaka kugera rero ntabwo ngomba kwanza kumwishyuza ahubwo ngomba gukora cyane kugira ngo nzahembwe. Buriya ntabwo wazana umukozi ngo uhite umuhemba atarakora akazi. Biradusaba gukora kugira ngo tuzahembwe nyuma. Gusa ndizera ko bizashoboka. Mugeze kuri season ya kangahe abakinnyi mukinana uyu munsi? Niki washimira byibuze umuntu wagize igitekerezo cyo gutangiza ibi bikorwa? Tugeze kuri season ya 16.
umuntu nashimira cyane 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 bishoboka ni umuntu wagize igitekerezo cyo kuba yatangiza iyi channel. Mu by'ukuri yaragerageje, nanjye nubwo nabitekerezaga ariko njye nta bushobozi nafite bwo kuba navuga ngo reka mbitangize. Yego. Hanyuma rero hari musaza wacu ntabwo ari umwe, ni babiri ndakeka, njye nibo nzi. Yego. Batangije channel. Yego. Ari bo bazanye igitekerezo n'abantu bagenda bomekeraho barazamuka mutangira gukorana. Yego. Njyewe umuntu wamamaye bwa mbere ni Savio. Mwari musanzwe muziranye se? Ntabwo ariko nayo nziranye nawe. Twarabonanaga bisanzwe. Araza buriya turi buze kuganira nawe atubwire gute yabonye abakinnyi yagiye ababona ate. Arazi kubasobanurira. Bari baturanye, bariganye mu ishuri, turaza kubimubaza nta kibazo. Uwo Savio niwe umwe muri abo basore babiri watubwiye batangirije iyi channel ya filime Ghetto Life ndetse na Urukundo series. Ubango Savio icyo nzi nuko yakoraga kuri Strand. Savio twarahuye arabimbwira ambwira yuko ashaka ku rubyiruko rwagashyira hamwe rukagira urugero. Yego. Ko rero yakubwiraga umwe yarakubwiraga ibyo ari byo byose niba bishoboka ugerageze nawe urebe ubundi urubyiruko wabishishikariza. Byadufasha tugeza aho tugera muri Kayonza ukumva ko hari urubyiruko ruzamuye irondo, byaba ari byiza cyane. Savio amaze kubimbwira naragerageje nanjye mbibwira abandi, abo nabashije kubona twarazanye, bamwe bacitse intege baragenda, abandi baracyahari. Numva nyine ndamushima cyane kuko we yagize n'imbaraga zo kubidushishikariza, ntabwo yari afite mu mufuka harenze. Yego. Ahubwo twebwe yari afite mu mutwe ahubwo hagutse. Niho hambere. Yego. Wow. Undi muntu nzi bakoranye ni Rugamba. Yego. Rugamba nawe yaragerageje. Yego. Barafatanya barorganiza. Uyu munsi ugeranije nk'abakinnyi mukinana ni nk'abangahe? Uyu munsi ngereranyije dushobora kuba tugera nko muri 25. 25. Yego. 25 mukina, kandi uyu munsi bamwe nyine abacika intege mu rugendo niko bimera, basohokamo bakagenda abandi bakinjira, ariko abo 25 uyu munsi muracyari kumwe, murakorana, muragenda. Shuti bene data mudukurikiranye ibiganiro byacu, ni mushiki wacu nawe ukina muri filime ya Ghetto Life ndetse n'Urukundo series. Twifuza kugira ngo mumenye musobanukirwe ibyo mureba kuri YouTube, aho byatangiriye, uburyo bibagora, challenge bahura nazo, ndetse dushimira na Savio ukomeza gushimirwa umunsi ku munsi gutangiza gikorwa nk'iki. Tumusabira ku Mana kugira ngo Imana izamugeze kure hashoboka, kandi kuko bishoboka reka tuvuge ngo rwose azagera aho bikunda kandi azahinduke igisubizo cy'abandi. Niyo mpamvu dushimira ibikorwa bamaze gukora. Murumva abantu gukora episode zigera muri 16 uyu munsi ni ibikorwa binini cyane, kandi bagenda bashyiramo umwanya wabo, amafaranga yabo. Birashoboka rero ko ushobora kubatera inkunga, kubashyigikira mu bikorwa byabo, ariko icyambere no gukora subscribe ndetse no gusharinga na commentaire hasi aho ngaho, mukatubwira ni biki bigomba gukosorwa, ni biki bigomba gukorwa kugira ngo abantu basubire mu buryo bwiza ndetse mu murongo mwiza. Kandi wifuza no kubaha amafaranga, abantu beza baracyariho, gusa abatindi bo mu mutima bo ntabwo tuzababura. Turifuza ko mwebwe abagifite umutima wo gufasha no gutanga mwagerageza mugafasha Urukundo series cyangwa Ghetto Life, ndetse mukabasura aho bakorera ku kigo cya Saka cyangwa kuri Eastland. Ugeze kuri Eastland wabaza nimero za telefone ziri munsi y'icyo kiganiro, wabahamagara ukabaza andi makuru. Wifuza kujya muri filime cyangwa kubatera inkunga mu bitekerezo, mu biganiro, ndetse no kubafasha mu buryo bwawe bwose, bariteguye. Hamagara iyo nimero. Mushiki wacu turagushimiye, ubutaha twongera guhura, nizere neza ko uzaba ugiseka neza mu kuseka kwe. Imana ivuga umugisha, twagushimiye cyane. Musi mwiza.